Official ni banka after banka twabazane filimi y'akataramunika mu Rwanda iyo mbimenya series. Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye abayeho na mama we na murumuna we gusa. Ubuzima buragoye, amashuri n'inzozi kubera ubushobozi. Wani afashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige, gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye. Kwageze mu rugo rushya agahura na Moni, umukobwa w'imyitwarire mibi gusa nta kindi amukorera usibye kumutoteza. TikTok maze gukora abantu mu bintu wagiye ihangana byige buri munsi hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera, ariko Moni nawe aramukunda. Ubu ni haba hagiye gushya. Nimba niyo minzani yawe wirwa ndatiragira ibyo ndati nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri buri nubwo yaza nakubwire, nubwo yaza kitwara gute, ibyo yakora byose. Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu uko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwa kera ruzagaruka, Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko bizarangira gute? Kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani Official, kuri subscribe itazagucika, cyangwa muri comment ya mbere twayipininze. kandi dore nicyo gituma babafatiranya bakabafata nabi bakabagira gute. Nukubera ko nyine ibintu byose wabyoroheje. Ikintu gitumye usiga urugo rwawe ukaza mu rugo rwa mukuru rwa murumuna wawe Mukanambara uje kumurwanirira ibyamunaniye. Kurungukira he? mva mubwire muze, uyu ni wo munsi wa mbere na nyuma mvugana nawe ibi bintu. Are uri kumva mushenzi? Mbabarira are ndabyumva. Ikintu nshaka na amafaranga yawe. Ndabyumva. Cyangwa hakurangiza ubwo bwonko. Igikobwa cyanyu cyaransuzugwe na nisa. Ntago mushaka kukima, ndabone namwe mugira mu ruhare. Are mbabarira ndabikurikirana kandi ndakwizeza nyuma y'icyumweru icyo are tanyi icyumweru kimwe ndabona muguhanita ndamuguha pe icyumweru kimwe mbabarira ndamuguha are mbabarira ndamuguha icyumweru kimwe reka mubwire ariko nunyice mutazi are nunyicare ndabikora icyumweru kimwe nicyo ngwaye rwose wakimye n'ikipe utazi buri munsi nta nubwo ushaka no kumenya amakuru yanjye. Muraryama mugasinzira, nje murabizi ko nsinzira. Ariko hari ntago turyamye rwose nkuko nabikubwiye icyumweru kimwe ndabwira bigeze he nyine nkuko nabigusezeranyije nitugomba kumubona rega ugomba kumubona are mbabarira utanyitse ndabona icyumweru kimwe ni icyumweru kimwe n'umubonye mbabarira rwose nabigusezeranyije kandi ntago cyarenga pe. Urabinsezeranyije? Yego niko kuri pe. Ndabona ari yamaramaje ngo arashaka amafaranga ye kandi ninayamuha aramitana cyangwa ahitana umuryango wanjye. Oya ariko ngomba kumutanga atarangeraho nkamuvana mu nzira kuko nta kintu nkwiriye gukora kugira ngo ndengere umuryango wanjye. Abakunzi b'inzira umusaruro bashuje umuririye hose ngomaje ko nakango bita Rugemwa nawe amaje kuba yafata umwanzuro ndetse Rugemwa yiyemeje kuba yahangana na Are ndetse Rugemwa avuze ati ngiye kuba nakwivugana Are mbere yuko anyivugana. Ese noneho bigiye kuba abyagenda bitari ko mubona ukuntu Fabiola abo bwenge afite yari mukagize ku kikabushwa muri business umuntu ukuntu ari kuzaba umukire ari kuzaba umumiliyoneri amuntu ubwenge Fabiola afite ukuntu ari bwisha umuntu ukuntu Fabiola se abaza utumwe n'umugore ati ese we ufite inyungu ibintu ubifitemo inyungu ibi bintu urabyungukiramo iki kuri kudufasha wowe urungukiramo iki muri uyu muryango ko nzi ko umuntu wese uje muri uyu muryango ari kwigira nk'ari kudufasha ko mbizi ko abafite inyungu wowe inyungu yawe ni yihera
urumva ko Fabiola we aba yatekereje kure cyane ku bantu mubibona nkanjye rero nimukande kuri like kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kandi mwibuke no kujya muri comment mubashe kuba mwagira ijambo rimwe mubwira Isimbi cyangwa mumuhe igitekerezo cy'ikintu yakora inama kuko Isimbi muri kubona ko Isimbi akeneye inama nyinshi ndetse Isimbi akeneye umuntu mo hafi akamugira inama kuko Isimbi ibikorwa bye ndetse n'ukuntu ari gufatamo imyanzuro muri kubona ko ari ibya cyane Isimbi ituza wasenze Imana nawe jya muri comment ubwire Isimbi ati tuza wasenze Imana kandi Imana iri kumwe nawe Imana izatuma wongera kubona umwana niba ariko kubyizera gutyo jya muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye ko Imana izafasha Isimbi kongera kuba yabona ku mwana we kuko Imana ntago yabyemera ko Isimbi abura umwana we gutya n'Imana ntago yakwemera kuntu Isimbi yagwaniye umwana we ntago Imana yabyemera yuko Isimbi abura umwana we ndetse Isimbi birangira inkuru yirangira gutya ntago byakunda ntago twabyemera nayo jya muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye ko Imana ikora byose ndetse Imana ishoboye byose kugira ngo ukomeze kutwereka ko nawe ukomeje kugenda ukurikirana no filime kandi ukomeje kuyikunda cyane ndetse iri kugenda iguha inyigisho zigiye zikomeye cyane kuko mubeshi muri kubona ko ikomeje kugenda igira iryoshye cyane so noneho bigiye kuba byagenda bite beshi mwasigaye amatsiko ndetse beshi mwasigaye mu ngiro bigiye kuba byagenda agiye kuba nawe amatsiko kandi igiye kubona byabashije kuba byakurikiye byose bigeze anga bwa mbere nta kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe ubundi ukagenda muri comment ukabasha kuba watubwira uko ubyumva kugira ngo ibintu birusheho kugenda biryoha ndetse dukomeze kugenda dutera story ndetse tunaganira ndetse basha no kuba nabwira agashya kabashe kuba kaba ubwo ino filime yaraye gukinwa nyamuneka rero akanda kuri subscribe kugira ngo buri video yose dushyizeho uzajye utubona notification ndetse dukomeze kugenda twagura uno mujyango kugira ngo mu minsi mike nzabasha no kuba nabatembereza mbageza ino filime zirimo sabe kinigwa mbereke ukuntu ibintu biba byifashije kuri tele ndetse mugire n'abakinnyi bamwe mugenda mumenyaho ibintu bigiye bitandukanye dore ko muri kubona ko ibintu bikomeje kugenda biryoha ndetse ibintu bikomeje kugenda bigorana Aisine mama iribagiza azabasha kuba yacika duko tumaje kumva ko n'umugore wajanga kwa Rugebwa navuga ko avukana na Fabiola yamaje gupanga yuko agomba kuba yaroga mama iribagiza so no biraza kuba byanyine ko mama iribagiza nawe amaje kuba yamenya ukuri ndetse mama iribagiza amaje kumenya yuko Cyusa ari umugome ndetse amaje kumenya yuko Cyusa sigaye afata umwana we nawe kandi barizi ko mama iribagiza abwiye Cyusa ati nindamuka bimenye yuko umwana wanjye umufata nindamuka menye yuko umwana wanjye abayeho nawe nindamuka menye yuko umwana wanjye atishima ndetse ukambabariza umwana se tujya mu umwe mu banzi bageze no Cyusa yabagiye ku umwanzi wa mama iribagiza se no mama iribagiza agiye kuba yakora iki kono no ibintu bigiye kuba byajya ko navuga ko anga mama iribagiza ashaka gutabwira iribagiza ati ndagira ngo yirukane Cyusa ndetse na Sylvie bavanga kuko murabizi ko ino nzu Cyusa wamo ndetse na Sylvie ari imitungo yo kwa iribagiza rero mama iribagiza atavuga ati ndagira ngo bamvira hanga ntago byari ibintu bigoye cyane ndetse nta nubwo byari ibintu by'igitangaza ni ibintu byoroshye cyane se noneho bigiye kugenda bitekanga mugiye kubona agashya ko mugiye kubona intambara igiye kubera amahanga ya ari n'ubu bitarugemwa ko ibintu bigiye kuba byahindurisa ndetse ibyo beshi mufite amatsiko ndetse ibyo beshi mukomeje kugenda mwibazaho cyane bavuga ati se noneho bigiye kugira gutera urugemwa kamaje gufata umwanzuro wo kuba yagira gutya nawe akivugana biraza kuba byamuhira cyangwa bari bwaze kuba bakwicana ubwabo bari bwaze kuba barasana dore ko twabonye ko bose ari abagome ndetse twabonye ko bose bafite imitima y'umukara imeze nk'amakara ese noneho bigiye kuba byagenda biteka ibintu bigiye kuryoha kino filime yacu igiye kuba yaryo dore ko twabonye ko abo bita Emile ndetse na Kamadi bamajije gucikisha Rusi dore ko mwabonye ko Rugemwa yaratangiye gupanga kuba yamwica ndetse Rugemwa uriya munsi Kamadi na Emile baje kuba batabariraho ariho munsi Rugemwa yari rapanze wo kuba yajya kwica umugore Kamadi akajya kumwicira mu ishyamba ndetse mwe mwabonye ko rero atiye n'imbunda ndetse yarashatse n'ibikoresho ndetse yarashatse n'abicanyi bazamufasha kwica uno mugore wa Kamarade gusa mwabonye ko ari nk'Imana yabikoze ndetse ari nk'Imana yatabariye hafi ubundi bakabasha kuba bagira gutyo ubundi bagatabara ese noneho bigiye kugenda bitekanga ibintu bigiye kuba byajya ko mwamaje kubona ko nahanga ubita Isimi nawe ibintu biturutse ko mwamaje kubona ko Isimbi batangiye kumubwira ati uko byagenda kose ugomba kuba waryamana nanjye kugira ngo ubone umwana wawe nutaramo kuryamanye nanjye ntuzigire ubona umwana wawe kuko ndabizi ko igise kijyana ndetse kuko ukunda umwana wawe ugomba kuba wakora ibyo ndi kugusaba ese noneho bigiye kuba byagenda bitko navuga ko anga mwamaje kubona ko bamaje kujya mu buyobozi ndetse mwamaje kubona ko no mukobwa yamaje kujya mu buyobozi ndetse isabwira Isimbi ati ubu ngubu ikibazo cy'umwana wawe kigiye kuba cyakemuka ikibazo ufite wikongera guhangayika ngo namaje kuba nabigeza mu buyobozi nyine so muna kwanga bita shitani nawe umujinyu yisumwica ndetse umujinyu kamurenga ndetse agahita yumva yuko ibyo yari gupanga Isimbi mufumanya cyane yuko shitani yaramaje gupanga ko agiye kuba yaryamana na Isimbi ndetse Isimbi nawe yaratangiye
kubyemera isimbi ndetse navuga ko yari yanabyemeye abwira uyu mugabo ati tugende, ngira ngo umenye ko bari bagiye kugenda gusa mubonye ko ari nk'Imana ikoze ibitangaza itabaye. Anavuga ko ahangaha uno mukobwa yahise aza kubwira isimbi ati ubu ngubu ikibazo cy'umwana wawe kigiye kuba cyakemuka, ndetse tubona ko isimbi ahise yishima ndetse isimbi agahita ahobera uno mukobwa. Gusa shitani we umujinya uramurenze ndetse umuriro umeze nk'umujinya umwirukanka ahita atangira kuniga uno mukobwa. Ese none bigiye kuba byagenda bite? Shitani agiye kuba yakora iki ko tubonye ko shitani agiye yaraka ndetse shitani agiye afite umujinya. Gusa navuga ko na shitani nawe ibye bigiye kuba byaranye ndetse nawe agiye kuba yafungwa. Ese none biraza kuba byagenda bite kanga ibintu bigiye kurya ko ino filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane ndetse ibyo bishi mumaze igihe kirekire mutegereje ndetse ibyo bishi mumaze igihe kirekire mwandika muri comment muvuga ati bizagaragara ryari ino filime izarangira ryari, ko navuga ko noneho ibintu bigiye kuba byajya, ko navuga ko umuriro ugiye kwaka, ko ntaba mabeshyi babwiye ko igiye kuba yakira ku musozo, ko naba ntari kubeshya, ko navuga ko anga ibyo bishi mwifuzaga ko mugiye gutangira kuneretse mugiye kubona ko Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byaranye ndetse Rugemwa agiye kuba yajyanwa muri brigade, agiye kuba yakatirwa imyaka ndetse navuga ko polisi igiye gutangira kumukoro iperereza bucece bunyonyo. Biraza kuba byagenda bite? Nyaboneka ndagira ngo ujye muri comment nawe ugire ijambo rimwe ubwa Rugemwa, urumva Rugemwa kwiye kuba yakatirwa imyaka inga, urumva Rugemwa kwiye kuba yakatirwa imyaka 5 imyaka 10, nayo ujya muri comment tubwire ati ndikumva Rugemwa byibuza kwiye kuba yakatirwa burundu cyangwa Rugemwa kwiye kuba yafata kwiye kujyanwa muri gereza. Mwabonye ko mama iribagize yavuze ati Rugemwa ntukwiye kuba wajyanwa muri gereza, Rugemwa n'ahandi hantu kwiye kuba wajya usibye kuba wapfa kuko uri umugome mubi cyane, Rugemwa ntageza kawe. Ngira ngo mwabonye ko nahangaho bitaru, ngira ngo mwabonye ko hangaha Emile ndetse na Kamari nabo bavuze ati Rugemwa nta kindi gihe nakwiye usibye kuba yafa kuko Rugemwa no mugome, Rugemwa ntakwiye kujyanwa muri gereza ngaje kujya impungure, ntakwiye kujyanwa muri gereza ngaje kurya imisoro ya leta, ahubwo Rugemwa akwiye kuba yafa. Se nawe ni kubyumva jya muri comment tubwira ati naye ndi kubyumva gucya kugira ngo dukomeze kugenda tuganira ndetse dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiye byose. Nyaboneka nababwiye ati iyo njanga mbangira ngo tuganire, mbangira ngo dusangire ijambo, ubundi turebera hamwe ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda. Rero nyaboneka nimba nako ko wizeye yuko tusi gusanya, nimba nako ko wajanga ngo dusangire ijambo, ndagira ngo nawe uje muri comment nyaboneka ubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu bisho kuryo ndetse dukomeze kugenda tuganira kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko muri kubona ko umunsi ku munsi episode ku yindi ino filime iri kugenda iryoha ndetse ibintu kugenda bigenda neza, ndetse ndagira mbabwire ko mu minsi mike mugiye kuba mwatungwa cyane ndetse agiye kuba nabakorera gake ndetse ngiye no kuba nabakorera surprise ikomeye cyane. Nyaboneka rero nta kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe kugira ngo umunsi nabakorera gake ndetse umunsi nabagejeje hano ino filime Inzira y'Umusaraba ibasha kuba yakinirwa, abishi muzagira ibyishimo sonjwe ndetse bishi muzagire ibyo mumenya. Nyaboneka rero nta kindi kintu usabwa nicyo ngicyo gusa, ubundi ugafungura n'inzogera kugira ngo ibintu bizajye ku murongo ndetse dukomeze kugira tugana. Mbere ko nkomeza aragira ngo amanze nkwereka kantu n'akantu, navuga ko ari filime nziza cyane, navuga ko ari filime iri guca ibintu, navuga ko ari filime itangaje, ni filime uri bwaze kuba watungurwa no kongera kuyibona ku bantu mwakunze Intare y'Ingore mugakunda umukire w'umumiliyoneri mugakunda agahinda, ni filime nyinshi mugakunda Inzira y'Umusaraba. Nyaboneka rero nawe ino filime ntigucike, ni filime nziza cyane, ni filime itangaje, ni filime ifite story nziza iryoshye cyane, dore ko ari filime benshi batangiye kwirahira bakimara kuyibona, bakimara kubona trailer yayo amatsiko yabishe, amatsiko akabarenga. Iyo nta yindi ni yingi la vicha kuri tupchoro yitwa Jojo Films igarutse mu isura nshya, ibintu ni moto gira icyo nongera kumenya, gira icyo nongera kumenya, gira icyo nongera kumenya, gira icyo nongera kumenya. nyuma y'uko Aline ndetse na Mama Shema bakuze Mama Lavi, ese urukundo rwa Lavi na Shema rwaba rujemo agatotsi, ko bavuga yuko urukundo rwabo ntacyabatandukanya. Nzajya kwihorera kuri iki mama kubiswe nani? nyuma y'uko Ganza tweretse umukunzi we yaba agiye gukora ubukwe mbere ya mukuru we Shema. ese abantu bose bagwe mu kiye, ikiza ni ukubajyana mu butabera cyangwa ni ukubaha imbabazi? ni iki gikwiye? nasongera subira mu byo nakoraga kuri ntabwo nakwica aricara nitsuke manu byibazwa urakabyara ubu icyo nicyo ashaka kumva cyonyine nise mbyemeza ntago bavukana. ntukikwe n'iyi filime iri guca kuri tupchoro yacu nk'ibisanzwe yitwa Jojo Films. manuka muri comment, ni comment ya mbere uyiklikeho ugere kuri YouTube channel yacu ukore subscribe, ubundi ukomeze uryoherwe intimba ya Lavi icyo buri munsi saa 4 za mu gitondo.
ngaye nguko nkuko nabikubwiye ngira ngo urabibonye nawe yuko ari filime nziza cyane nyarukiraho nawe ubashe kuba wakwirera ijisho kugira ngo ukomeze kugenda uryoherwa ndetse mu gihe no filime ziri umusaraba ukitegereje wowe yirebera kari agafilime kuko ni agafilime keza cyane n'agafilime akaryoshye n'agafilime kagiye gutangira gucibwa mu minsi mike cyane ushobora kunyarukiraho ugakana kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubereka yuko bashyigikiye ndetse ukomeze kubereka yuko uri kumwe nawe ndetse wifuza yuko ino filime bayagura ndetse ikazaguma gukomeza isohoka dore ko ari filime izaba iryoshye ari filime izaba ifite story nziza cyane twikomereje amwamaje kubona kwanga ibintu turi kimamaje kubona yuko anga Kamande ndetse na Emile bageze anga kwa Rugema ndetse bagakora ibisa nk'ibitangaza dore ko beshi mwabishimiye dore ko beshi mwavuze ati Kamande na Emile muri abantu b'abagabo Kamande na Emile ibintu mukoze ni ibintu bidasanzwe ni beshi mwabashimagije cyane ndetse ni beshi mwagiye muvuga ibintu bitandukanye ndetse ni beshi mwagiye mwerekana yuko mwishimye mwagiye mwerekana yuko Kamande na Emile mu bishimiye kubera igikorwa bari bamaje gukora cyo kugira gutyo ubundi bagatanga isomo ndetse bakereka Rugemwa yuko ikipe yakinye nayo imurusha imbaraga gira ngo kwanga ubita Rugemwa nubwo yigira ndigaho nubwo Rugemwa yigira umuntu wa danje nubwo Rugemwa yivugisha turi tugambo gusa navuga ko akagabo gahimba kandi kataraza ngira ngo ngikuru Rugemwa kimara kubona Kamande na Emile abageze ahangaha kimara kubabona yuko nta mikino kimara kubabona yuko bafite imbona ndetse n'icyuma Rugemwa yese avuga ati noneho ibyanjye birarangiye Rugemwa yese atangira gutakamba asaba imbabazi arapfukama noneho wita Fabiola we niwe muntu wanansekeshe cyane burangiye nasetse ndatembagara nikubita hasi ndongera ndahaguruka ndaseka kuko Fabiola yansekeje ku rwego rutangaje cyane uburyo Fabiola yagiraga gutya akajya kubita isengesha akavuga ati nihanye ibyaha byanjye byose ariko nyaboneka ngendagira ngo manze mbibarize kubera iki abantu b'abanyabyaha kubera iki mugeze mu bibazo mutangira gusenga mutangira kwiyambaza Imana mutangira kuvuga ati Imana yanjye mbabarira ariko mu bindi bihe mumeze neza mudajya muvuga ati Imana warakoze byivuze ngo munayishimire bayizi niba navuga ngo iki bura yugeze no mu bibazo ujye wenda wibuka Imana ariko se mu gihe mu byiza mu gihe umeze neza wajya uvuga ati Imana warakoze byiza ukanayishimira ukanashima yuko umeze neza ariko abantu mwibuka Imana ariko muri mu bibazo ndabashuje cyane babwira ati ibyo bintu ntago ari byiza umuco mu bureke umuco ni mubi cyane kuko ubakurura ikintu bita imivumo ahubwo hariya utangiye kuvuga ati Imana itigutereza ibibazo itibona yuko ikintu kizatuma uhinduka ari ibibazo ikintu kizatuma uyigarukira ikintu kizatuma umenya yuko ari Imana ifite ubushobozi ndetse ari Imana ikomeye ifite imbaraga ari ibibazo ubundi nayo igahita iguteza ibibazo byinshi cyane kugira ngo urusheho guhinduka ndetse urusheho kumva yuko ari Imana ikomeye cyane kuko abantu benshi mwibuka Imana mugize mu bibazo nyabuneka ndagira babwire ko atari ibintu byiza cyane atari ibintu bibakururira ikintu bita imivumo ariko bigatuma munahinduka mukamenya Imana ese noneho bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuryana nuko navuga ko ino filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane none uko navuga ko na Rugemwa nawe ubwoba bwamwishe Rugemwa byamucanze ko byamurenze agira ngo mu gikwanga buta Rugemwa none yacishije make ari kuvuga yitonze yamaje kubona ko ibyo ari kwigira byose ibyo yikina byose Emile ndetse na Kamande bamurenze yamaje kubibona ndetse yamaje no kubona ko bafite imbunda yibashatse kumwica banamwica ngira ngo yamaje no kubona ko kumwica ari ibintu byoroshye bashatse kumwica bamwica bamusize babishaka ndetse bakamwereka yuko banamurenze ndetse adakwiye no kuba yabakinisha ndetse akwiye no kuba yatuza ngira ngo abonye ko Rugemwa yatangiye ndetse gatangira gucisha make nyamashagagaye kwa kuvuga yishongora byatangiye gushira ibitekerezo byamurenze yagize ubwoba yahamutse ese none Rugemwa kapanze kavuze ati angiye kuba nakwivugana ari imbere yuko anyivugana Rugemwa ari bwaze kuba yabishobora Rugemwa ari bwaze kuba yabibasha nawe urabitegereje nawe ufite amatsiko gusa noneho ibigiye kuryoha nyaboneka ino filime yacu igiye kuba uburyohe igiye kuba umuriro nawe ngira ngo mbwire ko ikintu ugomba gukora ugomba kuyireba ubundi tugakomeza kugenda turyoherwa ndetse tunareba ukuntu bizagenda tukareba amaherezo ya Rugemwa dore ko benshi muvuga ati se Rugemwa ibyo bizagenda gute bizarangira gute gusa nanjye nakubwira ko ntegereje amaherezo ya Rugemwa ariko ikigaragara nuko amaherezo ya Rugemwa yo sha ntago ari meza Rugemwa ibyo bizarangira nabi ndetse bizarangira nabi cyane sinavuga ko bizarangira nabi ahubwo ongeraho cyane kuko Rugemwa nakiza eko ngiye ukuntu mbibona mbona Rugemwa nibyo bizarangira ahubwo anapfuye kuko nimba yemeje guhangana na Ari kandi mubizi neza ko Ari nawe ari ikihebe Ari afite imbunda Rugemwa ari twatwuma twabayikangisha kandi murabizi ko anga Rugemwa navuga ko nta support nimwe agifite nta support yabicanye agifite murabizi ko Rugemwa yabaga ari kumwe n'abarabicanyi ba shitani bahaka gusa mwamaje kubona ko shitani we yigire mu bintu byitwa human trafficking ubucuruzi bw'abantu acuruza impinga dore ko ibyo n'umwana wa Isimbi mwamaje kubona ko cya kindi ngo ni haka nacyo gisigaye kiri ku ruhande rwa Ari murabizi ko Ari we abagiha amafaranga menshi ndetse Ari we amuha amafaranga menshi cyane numva ko Rugemwa nubwo yemeje kuba yahangana na
ari naramuka agize gutya akamenya yuko rugemwe ashaka kuba yamwivugana ndabizi neza yuko ndabizi neza ntanashidikanya mbihagazeho ndetse nanabihamya ko ari nawe arahita aza kwivugana rugemwe ndetse nta bintu by'imikino cyane yuko rugemwe we yapfukamye imbere ya ari mwabonye ko rugemwe ariko ari umunyabwoba cyaza rugemwe nubwo ikintu twarakubonye uri umunyabwoba ibyo bintu byihorera umunyabwoba dore yagize gutya arapfukama bakamarade bamuteye nta no kwinyagambura byibuze ngakubita n'igipfunsi rugemwe ariko iteka mubona ukuntu rugemwe ahita atuza niba abantu hari abantu nyine sinzi niba abo bantu nyine namwe babamo babantu babagira amagambo menshi nyine bibemera mu magambo ariko ntabikogwa ku buryo aba yemera ati ngiye ntagunya ntinya ntabwo bangira mwajyana hano wabona akantu kabaye wamureba ukamubura yirutse kare rero uravuga ko na rugemwe nawe ameze gutyo rugemwe aba yikarakasa mu magambo ngira mwumvaga uburyo yavugaga ati Kamade na Emile nzabica ibintu yivugishaga ntabwo nabona byibuze ari no kubakozaho urutoki uretse rimwe yigeze gufata Emile ku bantu mwayikurikiranye inkuru murabizi ariko nabwo yamufasha ariko ubwasha babamanje kugambana rero navuga ko rugemwa ibyo ari kwigira byose ibyo ari kwikina byose nawe arimo arabibona yuko ari kugenda arangira se noneho bigiye kuba byagira ute kunavuga kangaha urugamba rugiye kuba gwakongera gutangira bundi bushyashya ino filime igiye kongera kuryoha ibintu bigiye kongera guhindura isore se noneho bizagenda gute arazabasha kuba yabona azabasha kuba yabona Anita nawe amatsiko nibeshi gusa murabibona yuko Anita nawe yikundira umuntu bita Emile nubwo Emile ari umukene ariko Emile afite urukundo abakobwa b'ikigali ko murabazi bura Anita niwe muntu sinzi nyine filime yana ukuntu ziba zinatubeshya buriya kubona umukobwa witesha umudespora no ukivuga ati umudespora ijambo umudespora hari Kigali yaya ukivuga ngo umudespora umukobwa ewana ntago umenya ngo bigenze gute takwereka ko gukunda cyane ndetse yapfa ku bwawe kubera ko uri umudespora gusa kuko barabizi ko abadespora bafite amafaranga muri iyi filime niho nabonye umukobwa ugira urukundo kandi bakobwa muba muri kuyikurikirana basi namwe mwabaye nka Anita kweri mukareka ibyo bintu ko amafaranga yabuze natwe amafaranga bayatuburanye biba byakaze biba byagoranye basi mudukunde twe tuba dufite urukundo ariko mwebwe ibintu mutugaragariza mutwirike ko mukunda amafaranga kuturusha ntago bidushimisha musigaye abadespora basigaye baradutwaye ibyana ibintu bisigaye ari danje twikomeje twiganire turebera ukuntu bigiye kuba byagenda kuko amatsiko nimesha amatsiko yabarenze agusanga none tugiye kuba twabona ko ibintu bigiye kuba byabyo ndetse ibintu bigiye kuba byagera ku rundi rwego rudasanzwe